turakwitabye karamenya gasani twitabira ingoma y'urukundo ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda, ije kutugira neza kuri uyu wa kabiri w'icyumweru cya 16 mu byumweru bisanzwe, none tariki 22 Nyakanga 2025, ngo duhimbaza Mutagatifu Maria Madalena, intumwa ya Yezu Kristu. Ngaya masomo agiye gutwegereza Imana kandi akaduha ubutumwa Nyagasani yaduteguriye. Isomo rya mbere tugiye kuzirikana turisanga mu gitabo cy'indirimbo ihebuje, umutwe wa 3 umurongo wa 1 kugeza ku wa 4. Ijoro ryose naraye nshatse ku buriri bwanjye w'umutima wanjye ukunda, namushatse ndamubura. Reka mbyuke nirukanke umujyi, imihanda n'amayira abiri, nshakashake umutima wanjye ukunda. Namushakashatse ariko namubuze. Nahuye n'abarinzi bamwe barara irondo mu mujyi, ndababwira nti mbese ntimwabonye umutima wanjye ukunda? Twari tugitandukana gato, mbona umutima wanjye ukunda, ndamufata nanga kumurekura. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 63. Nyagasani Mana yanjye, umutima wanjye ugufitiye inyota. Nyagasani ni wowe Mana yanjye, mburangushakashaka uko bukeye. Umutima wanjye ugufitiye inyota, n'umubiri wanjye ukagira urukumbuzi, meze nk'ubutaka bw'agasi bwabuze amazi bukumirana. Naguhanze amaso aho uri mu ngoro ntagatifu, mbona ububasha bwawe n'ikuzo ryawe. Ineza yawe nsanga yaguranwa amagara y'umuntu, umunwa wanjye uhora ukwamamaza. Koko nzahora ngusingiza igihe cyose nkiriho, izina ryawe ritegera amaboko nkwiyambaza. Nzamera nk'umuntu wahaze ibinure n'imisokoro, ibitwenge bimpore ku munwa kubera ibyishimo, maze ndirimbe nezerwe kubera ibisingizo byawe. Kuko utahwemye kuntabara, nzavugiriza impundu aho nibereye mu gicucu cy'amababa yawe. Nkwizirika n'umutima wanjye wose, ukuboko kwawe kw'indyo kukandamira. Nyagasani Mana yanjye, umutima wanjye ugufitiye inyota. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo y'Ivanjili ntagatifu kwanditswe na Yohani, umutwe wa 20, umurongo wa 1 n'umurongo wa 11 kugeza ku wa 18. Nyuma y'urupfu rwa Yezu ku wa mbere w'isabato, Maria Madalena azindukira kumva butaratandukana, asanga ibuye ryavuye kumva. Maria akomeza guhagarara iruhande rw'imva arira. Uko yariraga arunama arunguruka mu mva, nibwo abonye abamarayika babiri bambaye imyenda yererana, bicaye aho umurambo wa Yezu bari bawushyize, umwe ahagana ku mutwe, undi ahagana ku birenge. Baramubwira bati, mugore, urarizwa n'iki? Arabasubiza ati, Nyagasani bamutwaye, none nayobeye aho bamushyize. Akivuga ibyo, arahindukira areba inyuma, maze abona Yezu ahagaze, ariko ntiyamenya ko ari Yezu. Yezu aramubwira ati, mugore, urarizwa n'iki? Urashaka nde? Maria akeka ko ari umunyabusitani, aramubwira ati, nyakubahwa, niba ari wowe wamutwaye, mbwira aho wamushyize maze mujyane. Yezu aramubwira ati, Maria we. Undi arahindukira ahera ko amubwira mu Giheburayo ati, Rabuni, ari byo kuvuga ngo mwigisha. Yezu ahita amubwira ati, ntushake kungumana kuko ntarazamuka njya kwa Data. Ahubwo genda usange abavandimwe banjye, maze ubabwire ko ngiye kwa Data ari we So, ku Mana yanjye ariyo Mana yanyu. Nuko Maria Madalena ajya kubwira abigishwa ati, nabonye Nyagasani, nimwumve n'ibyo yambwiye. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Nabonye Nyagasani, nimwumve n'ibyo yabwiye. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Fungura buri munsi, ufungure buri munsi, ufungure abandi buri munsi. Ijambo ry'Imana buri munsi, ineza y'Imana buri munsi, nawe uhure na Kristu buri munsi. Muvugane na Kristu buri munsi, mubane na Kristu buri munsi. Amasomo twateguriwe kuri uyu munsi duhimbaza Mutagatifu Maria Madalena, intumwa ya Yezu Kristu. Ni amasomo atwegereza ku guhura na Nyagasani. Mon expérience avec Jésus. Ese Yezu mwarahuye? Mwigeze muhura n'umunsi n'umwe? Cyangwa waramwumvise, umva aho muvuga, ariko ubwawe mutarahura? Niboneye Yezu, nahuye na Yezu. Y'intego remezo iza guturanga uno munsi, nawe ze kuva ahangaha wabonye Kristu. Wamubonye? Ese wamwumvise? Wamukozeho? Muraganira? Wamubonye? Ni icyo kimenyetso yagusigiye. Turaza kubona ko iyo wahuye na Kristu, ajyana icyo akubwira,
birumvikana ujya kubwira abandi nguko kwa guhura n'Imana, hanyuma ukajya kwereka abandi. Nguko kwa guhura na Kristo, wamara kumubona ukamwereka abandi, nawe ukamwemera, hanyuma ukaba umwemezi. Être convaincu et être convaincant. Nuko nawe hamwe na Maria Madalena, nawe wemere Kristo, hanyuma nawe ujya kumwemeza mu bandi. Yezu mwahuye, Yezu aguhaye ubutumwa, genda umutumikire buri munsi. Hari imvugo Kinyarwanda igira iti utagera ibwami abeshywa byinshi. Nanjye nawe rero hamwe na Maria Madalena twigerere ibwami, twigerere kuri Yezu, twigerere ku isoko, twigerere kuri Kristo ufite amakuru agezweho. Abariwe dukura amakuru yizewe, kwegera kuri Kristo. Urugero rwa Maria Madalena wegereye kuri Kristo bagahura, bizatuma najya guhura n'abandi. Ngiye intumwa. Turazirikana ingingo 3 ziza kudufasha kurangamira ubuzima bwa Yezu. Twifashe Maria Madalena wahuye na Kristo, natwe tukamugiraho gushaka Kristo no kumubona. Ingingo ya mbere yaza kwitwa uburyo bugezweho ushobora guhura n'umuntu. Hari uburyo bwinshi bwo guhura n'umuntu, ariko tujye kureba uburyo bune bw'ingenzi, uburyo bune ushobora kumenyamo umuntu. Bityo nawe uze kugufasha kureba uburyo uhura na Nyagasani. Ubwizewe, ubwemewe, ubukomeye kureza ubundi. Uburyo bwa mbere ushobora guhura n'umuntu wamwumvise, audio. Uburyo bwa kabiri inyandiko, wasomye amateka ye, aho naho wamumenya. Uburyo bwa gatatu yakojeje nk'ifoto ye, ukabona ifoto ye ugahita umenya uko yasaga, ugahita umenya uko ameze. Uburyo bwa kane bwitwa video, mwabonanye, mwavuganye, mwari muri kumwe live. Icyo kiyega twahuye, dore nibyo yambwiye, mbese ufite ibimenyetso bifatika ko mwahuye. Iyo video muri kumwe, ubwo buryo ko ari bune ushobora kumenya umuntu. Hari igihe bakubwiye ibintu kuri we, ati bambwiye, ukaza guseba ati wowe se ubwiye iki? Icya mbere hari ibintu bakubwiye kuri Yezu, urabyumva n'amatwi yawe, urabyumva. Icya kabiri hari ibintu wasomye kuri Yezu, baba dogiteri warize, warasomye. Hari ibintu banditse kuri Yezu, amateka urayasoma, urayumva, aho bituma umenya Yezu. Hanyuma hari amashusho y'ubona ya Yezu, Yezu nyir'impuhwe, Yezu ukora ibitangaza, Yezu wigisha, Yezu ukiza abantu. Abo mashusho urayafite, ndetse amwe namwe urayemera, warayabonye. Hari n'uburyo wowe wahuye na Kristo, experience personnelle, ku giti cyawe mwigeze muhura. Muri ubwo buryo bwose ko ari bune, ubwizewe n'ubuhe, ubukomeye cyane n'ubuhe, ubwo ujye ukoresha n'ubuhe kugira ngo uhure na Kristo. Ubwo buryo bwa kane nawe uze gufata ka video uri kumwe na Yezu, aka video ka uri kumwe na Yezu, ka visuel nyine, uri kumwe n'Imana, amaso ku yandi, mwabonanye. Ubwo buryo bwa kane bwo bukomeye cyane, kuko aribwo bwizewe, nibwo buri hejuru. Umuntu mwabonanye, mwavuganye iki? Ngi video ya Maria na Yezu, ngi video ya Maria Madalena na Yezu bari kumwe, nuko Yezu yarangiza nk'ikimenyetso akamutuma ku bandi. Ngiyo intumwa kwibonana na Yezu, guhura na Kristo. Natwe mu buzima bwacu uburyo dukunze kubukoresha bwo kumenyana n'abandi, guhura n'abandi, ariko bwisubiye kurenza ubundi n'ubu ngubu bwo kwibonana n'umuntu. Nibwo umenya neza bya bindi by'uko umenya umuntu ariko musangiye umufuka w'umunyu, bishatse kuvuga mubanye, mwabonanye, mwahuye, bitewe na experience mufitanye, bitewe n'uburyo mwahuye, n'uburyo mubanye. Ingingo ya kabiri, ushakashaka Kristo. Nta buryo ushobora kumenya umuntu utamushakashaka. Ufata igihe ukajya kumushakashaka, mwahura, ubundi mukaganira, umubano ukagenda neza. Yamvuga Kinyarwanda igira iti ifu nibagara ubushuti na karenge. Gufata nzira ukajya gushakashaka Yezu. Isomo rya mbere twakiriye, Maria Madalena ajya gushakashaka Yezu. Isomo rya mbere twakiriye ryo mu gitabo cy'indirimbo ihebuje. Iki gitabo ni igitabo gishushanya, cyerekeza ku bintu bine by'ingenzi n'abakunzi. Icya mbere, igitabo cy'indirimbo ihebuje cyerekeza ku rukundo rw'umugabo n'umugore, umusore n'umukobwa bashakashakana, umwe ashaka undi nk'umukunzi. Hanyuma iki gitabo cy'indirimbo ihebuje nanone cyerekeza ku rukundo rw'Imana n'umuryango wayo, umuryango wa Isiraheli Imana ishaka, nabo bakagira inyota Imana. Nzabera Imana namwe mbere umuryango. Igitabo cy'indirimbo ihebuje kandi nanone ku buryo bwa gatatu cyerekeza ku rukundo rw'Imana na Bikira Mariya nk'umugeni we. Imana yakoze Bikira Mariya. Iki gitabo nanone cy'indirimbo ihebuje cyerekeza nanone ku rukundo rw'umuntu n'Imana.
ngewe n'Imana uko ushakashaka Imana. Iki gitabo kiri buhereje rero nicyo cyerekeza ku ivanjiri uno munsi. Mariya Madarena azidukira kumva ajya gushakashaka Yezu, agiye kumusiga umbavu, agiye kumugira neza. Uru rukundo rutuma uzinduka hari ya mbere hari ya kare, nuko ukigomwa ibitotsi ukazinduka ukajya gushakashaka Imana, kuko uzi ko Imana ari iza kumara inyota. Imana niyo ya mbere mu buzima kuzinduka. Nuko rero baje guhura na Kristo amuha ubutumwa ati ahubwo genda usange abavandimwe banjye maze ubabwire ko ngiye kwa data. Ngo nuko Mariya Madarena ngo ajya kubwira abigishwa be ati nabonye Nyagasani, nimwumve nibyo yabwiye. Amen amen. Iyo huye na Nyagasani hari nibyo kubwira. Ngiye intumwa ngiye izina rya Mariya Madarena, Apostola Apostolorum, intumwa y'intumwa. Ingingo ya 3 tugiye kureba impamvu Mariya Madarena yabaye intumwa y'intumwa. Ese ba Petero bari bagiye hehe n'aba Yohani? Reka tuzirikane gato ku buzima bwa mutagatifu Mariya Madarena. Yondo hoza ari habara wa undi Yezu yirukanyemo roho mbi indwi, umusambanyi kabuhariwe. Abenshi banavuga ko ari wa mugore bari bafashe asambana, nuko bakamushyira hagati bashaka kumutera amabuye. Nuko Yezu aramubwira ati mugore ntawe ucira urubanza, ati ntawe, nawe genda uherukiraho gucumura. Uhera icyo gihe nyine Mariya Madarena ntiyongeye gusubira mu busambanyi, kuko yahuye na Kristo bibonaniye, yicuje ibyaha bye. Ubwo rukundo rero bw'uko yakize rwatumye akomeza kugenda ashakashaka Yezu. Tumubona mu rupfu rwa Yezu amusiga imibavu, n'uyu munsi twamwumvise azindukira kumva utaratandukana agiye gushakashaka Yezu. Icyo twamuzirikanaho ni izi mbabazi. Bya bindi Yezu yabwiye Simoni, Mariya Madarena kumusiga umubavu atobare byinshi nani ukunda cyane. Biragaragara ko Mariya Madarena yabare byinshi nyine nani ufite urukundo rukomeye cyane. Niyo mpamvu yuko ari intumwa nyine y'intumwa. Ni ufite experience, imbabazi arazifite, yazihawe na Kristo. Iyo bavuze umutagatifu ntabwo ari umuntu wakoze neza gusa ibintu bihambaye, ahubwo umutagatifu ni umuntu wanakoze nabi agakora ibyaha ariko bikaza kugiye yakicuza. Ni umunyabyaha wicujije, uwo ni umutagatifu. Mariya Madarena rero nawe ni umunyabyaha wicujije uri gushakashaka Imana. None Yezu Kristo aramwiyeretse muri ya video. Nguko natwe turi abanyabyaha dukenera imbabazi z'Imana, impuhwe z'Imana. Bikadusaba rero kwegera kwa Yezu ngo tugereyo atari byo twabwiwe, atari byo twasomye, atari ibyo batweretse, ahubwo twihurira na Kristo, twibonaniye na Kristo nka Mariya Madarena. Umuntu rero abona Imana ryari? Wa mutima ubohotse, wa mutima ubabara ukababarira, wa mutima ucujije, wa wundi wisukuye, uwo ni we ubona Imana. Ngaho Mariya Madarena yabonaniye Kristo bwa mbere. Ba Petero batarakanguka, we aba yagiye kare. Kubera iki? Afite wa mutima wicuza. Uko guhura na Yezu kwa Mariya Madarena biratwerekeza nanone kuri za mbabazi Yezu ahereza Tomasi Kristo wazutse. Tomasi amaze kumukoraho, hose amaze kumukoraho, none ahindutse umwemezi. Na Mariya Madarena nyuma yuko bahuye na Kristo yabaye umwemezi. Ngize imbabazi ahawe na Nyagasani. Nguko kubabara yerekeza ku kubabarira. Buryo utarababara biragoye ko wababarira. Ngize imbabazi ngo guhura na Kristo wapfuye, Kristo wababaye, mwarangiza guhura nawe agakubabarira, nibwo nawe uzahagutse nko kubabarira abandi. Ngiye impamvu y'intumwa ya Mariya Madarena ko ari intumwa y'intumwa, kuko nyine niwe wakiriye Kristo muri bwa bubabare, ariko akazanamumenya maze kuzuka. Intumwa Mariya Madarena. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umugabo w'umukire yari afite ibintu byinshi bya mirenge, ariko afite n'abana. Igihe cyaje kugera wa mugabo aza kurwara, dore ko ntagahora gahanze, aza kurwara bikomeye cyane. Nuko mu kwiyumvamo intege nke yifuza kuraga abana be. Ubwo abana be nabo bari bategereje ko azabaraga ubundi bakigendera. Ngo amaze kubaha 8 babishyira no mu nyandiko, nuko babana barigendera bajya mu mahanga. Bagumiyo igihe cyaje kugera ngo umubyeyi wabo araremba bikomeye cyane. Ubwo ngo akaba hari umwana yari yakuye mu muhanda agumiwe, abari gukomeza kumurwaza. Barabana aramurwaza imyaka myinshi cyane, wa mubyeyi ararwaye kanseri, wa mwana akajya amwitaho amurwaza. Igihe cyaje kugera bya bindi by'uko nyine twese turi hano ku isi nk'abagenzi,
wa mubyeyi ati nukunanganaga aza gupfa nyuma y'imyaka 10 arwaye. Abana bari mu mahanga, abana bamaze kubyumva bati nta kundi reka tujye gushyingura. Baza gutabarana ko gutaba, bajye bafata bya bintu byabo babigurishe ubundi bisubirire mu mahanga kuko se amaze gupfa. Nuko baraza ngo banaza basanga gushyingura byarangiye, bahita bazamura impapuro zarasinyweho na se zuko bagiye kwegukana bya bintu bakabigurisha ubundi bakisubira mu mahanga. Nyuma y'imyaka 10 ngo baza guhura n'inzitizi zuko basanze wa muboyi wa mwana bakuye mu muhanda nawe yarafite urupapuro rw'uko ari ugomba kwegukana bya bintu bya mubyeyi wabo. Nuko bajya mu manza, bamwe bafite urupapuro rw'imyaka 10 rusinyweho na se ari we azegukana bya bintu, undi nawe afite urupapuro rwa vuba rwo muri uwo mwaka rwerekana ko ari uzegukana bya bintu byose. Nyuma yo kwararwaje wa mubyeyi, nuko akaza kuvuga ko uwo mwana ari umwana we kuko ari we wamurwaje, niwe wamwitayeho, niwe wamukora igisuku, niwe wakomeje kumuherekeza mu burwayi bwe, bikaza kurangira ari we nyine ahaye ibintu bye byose. Nuko abacamanza bafite izo nyandiko zombi, ari iz'abana babyarwa n'umugabo nyirizina, ari iz'uwo mwana wamwitayeho wamurwaje, nazo barazifite. Urubanza rukajya ruti ninde uza kwegukana n'umurage, ari aba bana b'umugabo, ari uyu mwana warerewe ahangaha. Abacamanza bafite izo nyandiko zombi, ninde muzungura ahangaha, ninde uza kwegukana ibi bintu. Nyuma yuko baciye urubanza, sinirwa nkubwira uburyo uyu mwana wavuye mu muhanda ari waje kwegukana wa mugabane, waje kumuzungura bitewe nuko nyine ari wowe ufite inyandiko ya vuba. Abandi bariraye, abandi baje gutaba aho gutabara, abandi baje gushyingura, baje gusaba ku minota ya nyuma. Ntibigeze bamenya ububare bwa se, ntibigeze bamenya ibibazo se yahuye nabyo, ntibigeze barwaza se, none baje gusa gufata ibintu. Nibwo baje gutaha nyine amaramasa kubera ko bataherukanaga na se, ntibamenye inyandiko ya nyuma ya se kubera gutamwitaho. Umuzungura rero aba ari uwo mu muhanda, niwe wegukanye bya bintu byose. Bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Nyagasani natwe adusaba kumuhora iruhande, adusaba ko twahorana nawe, tukabona ka video, tukabana nawe, bityo iyo tubanye nawe tugira ubuzima bwiza, tumererwa neza. Reka dusoreze ku bintu bitatu biza kongera kugufasha kumenya uburyo ubanye na Kristo, uburyo muhura n'uburyo muhuza. Icyambere ni ijambo ry'icyongereza rigezweho iki gihe, update. Ibintu biri ku murongo, ibintu bigezweho, amakuru agezweho, amakuru yo ku gihe, amakuru adashaje, ibyizewe mbese, amakuru avuye kuri source. Arivuga Kinyarwanda igira iti utuma ikiro badaherukanye agera akamubeshyera. Nguko bizarangira umuzungura abaye uyu mwana waje bwa nyuma, kubera ko nyine ari uherukanye n'uyu mubyeyi, niwe barorukanye amakuru update n'ahaherereye. Ngiye intumwa y'intumwa, nuhuye na Kristo, nuhuye na Kristo, no bibonaniye. Icya kabiri twazirikana nuko intumwa y'intumwa ikura kuri source yizewe, isoko yizewe. Isoko yizewe twese dukora ni Yezu Kristo, aho dukura amakuru yizewe. Twongeye tuzirikana uburyo Yezu Kristo yirukanye roho mbi muri Mariya Madalena, amukiza ibyaha. Ni nka Mariya Madalena yari ari ku muhanda, yari ari ku nzira, nuko Yezu amutambukaho aramukiza, bikazarangira abaye heritiere, abaye umuzungu umugenderwa mburage. Ngaha natwe ku minota ya nyuma, iyo twicujije tukegeranya Nyagasani, duhabwa imbabazi, natwe tubabazungura, natwe tubintumwa na Yezu Kristo. Nguko umuntu wese wicujije akemera abo mwemezi. Umuzungura nuko umwana w'Imana, umwana w'Imana n'uwicujije akanga icyaha, akakira imbabazi z'Imana. Icya gatatu twazirikana n'abahanuzi baba bafite ubutumwa bwo kuvugira Imana imbere y'umuryango wayo, ariko ukazasanga aribo bari kuvuguruza Imana, ibikorwa byabo bibi, amagambo yabo mabi. Kubera iki? Ntibaherukanye n'uwabatumye. Ubutomekero badaherukanye agera akamubeshyera. Ngo kandi ngo umwana utaganiriye nese ntamenye se kuri yasize avuze. Gusigara uganira n'Imana, kugumana n'Imana. Twongeye dutekereza ubuzima tubamo bw'ubutumwa, y'amasakamento y'ubutumwa muri kiliziya. Gushinga urugo, ese rushingiye kuri Kristo? Kwiha Imana, ese uracyavugana na Kristo? Ukuri ifoto nyine y'uwihaye Imana,
utabanye n'Imana, utavugana n'Imana, abihaye Imana batavugana n'Imana, badakorana n'Imana, batumva Imana, batabanye n'Imana. Kongere dutekereze natwe nka Maria Madalena uburyo bwose tubanye n'Imana. Mon experience avec Jésus, ngewe mpura na Kristo ryari, ngira iminota ku munsi, ngira isaha ku munsi yo guhura n'Imana. Yabindi Yezu yabwiye Petero muri Getsemane ati, Petero, 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 ubuze n'agasaha na kamwe ko kugumana nanjye? Nawe ugumane n'Imana, ubane na Kristo, ugendane na Kristo. Mutagatifu Maria Madalena udusabire buri munsi kwisi Imana y'umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.